ya alright okay ya ni Ndabaga w'i Kigali. Mbibutse ngo uyu munsi giye kura filime bise The Invitation, ni ubutumire. Mbibutsa ko kandi filime yahuye na unique directrice wagasobanuye burya ngo agaheri kaba kahuye n'umushimyi. Ndaje mbarikiremo kano karirimbo ubundi tugaruke tubikore umuceri tuwumene. Chakos. Bakunzi wa RINGA TV SHOW uyu munsi ibintu n'umuriro ariko harimo nasanga n'abana bitwa basaga ba Bida Great ni benshi urangije wisangamo uri umukobwa urangije uhita uvuga uti genda unique ndihariye bisubivuga nawe nihariye ni directrice wagasobanuye abakobwa bazaza bansangamo bazaba baduayene ba chef ten ariko tukiraho ngaho tuhaye ikaze bakunze ba RINGA TV SHOW bari mu Rwanda bari mu mahanga hanze hirya no hino mu bihugu duturanye tubahaye ikaze ndetse n'abari mu bihugu bya kure turabizi yuko mudukurikirana tubahaye ikaze. Uyu munsi rero turaje ni RINGA TV SHOW nkuko bisanzwe basanzwe bayimenyereye. Uyu ni RINGA Emily turi kumwe n'umutumirwa muri studio za RINGA TV. Ibintu ntabwo bisanzwe noneho nibishya aravuga ngo ibintu ni umuneza ibintu ni umuneza nta mutima mubi. Tuguhaye ikaze nawe. Murakoze. Watangira utwibwira akibwira abakunzi bari genda kuzi ariko nyine nshatse navuga kubaga. Yes, reka rero tuguhe umwanya utwibwire cyangwa se wibwira abakunzi ba RINGA TV SHOW kugira ngo bumve neza koko ntarimo kubeshya. Okay, murakoze. Ngiye banyita Ndabaga w'i Kigali. Ndabaga. Ndi umusobanuzi w'amafilime nyarwanda ibyo mumenyereye nk'agasobanuye. Wow. Gira amazina menshi, niyita directrice wagasobanuye. Niyita Ndabaga w'i Kigali, niyita unique. Uko numvaga ari ibintu nyine byihariye amazina yose nyine abagiye afite ubusobanuro. Hari impamvu nyine nayi iyo utarenza ayo ngayo nanyize ngo uri muri umuntu Ndabaga cyangwa umuzukuru mwagiye ku rugerero. Nariko nagiye ku rugerero. Wawe ndagiye ku rugerero. Wari kugira ndi muri munawe. Ni nabyari akamwiyitirira. Ntago ashaka kumwiyitirira. Ahubwo turaza kumubaza turaza kugira umwanya wo kumubaza dushingiye ku mazina kuko afite amazina menshi. Afite inkomoko. Kandi amazina yawe afite inkomoko. Afite kugira ngo ujye kwitwa Ndabaga w'i Kigali. Niyo mpamvu twakoze muri studio za RINGA TV SHOW. Ndabaga w'i Kigali. Kubera icyo atabaye wahanda akaba w'i Kigali. Nuko ariko mbarizwa. Nagikamunyeza n'ibyo bintu byatumye mba Ndabaga niho nabitangiriye nyine Kigali. Ubwo nuramuka wimutse ukava i Kigali ukajya muri Kongo uzaba Ndabaga wa Kongo. Ntaho nzaguma ndi w'i Kigali. Ndabaga, histoire ya Ndabaga turayizi. Kubera iki wahisemo kwiyitirira Ndabaga? Byaje biti byatangiye gute? Iyo inspiration yo kugira ngo wite iryo zina byatewe n'iki? Murabona agasobanuye ubundi tumenyereye ko ari akabagabo abasore nak'igitsina gabo. No ndeba iriya story ya Ndabaga ukuntu yabonye ari abagabo babikora akabura ukuntu ajyamo urumva akagenda yumva ko nyine azabishobora. Yagiye ariko ari umukobwa. Ariko ndebye abantu nisanzemo buri abasobanuzi bo mu Rwanda ni benshi barenga 20. Nubwo wenda mushobora kwa muzi bake bitewe na filime ureba ariko 20 bararenga. Ni abahungu kandi bose mbona nyine nabikoze ndi umwe ndavuga ati izina numva iryo zina rinjemo ndavuga ati nanjye mbaye Ndabaga w'i Kigali. Hari filimi zawe zaba zarakunze kumenyekana wigeze usobanura kugira ngo abantu bakumve banasobanukirwe n'umuntu turi kumwe. Abakunzi ba RINGA TV SHOW benshi bakurikirana amafilimi nyarwanda cyangwa se udusobanuye dufite amajwi cyangwa se dufite amazina twagiye tumenye. Harimo bayanga ejo bundi wagize gutya Imana imuheruko ridashira
ndetse n'umuryango we turawukomeje cyane harimo kandi na barumunabi ba Giti ba Junior harya Junior se Giti yore niwe ariko harimo na Sanka n'abana bitwa basaga ba Bida Great ni benshi urangije wisangamo uri umukobwa urangije uhita uvuga uti genda unique ndihariye tubyumva nawe nihariye niryo nagiye nta zina mfite nagiye bambwira ati uburinganire nyine kuko ubigiyemo nyine ushyizemo uburinganire akasobanura nagashyizemo uburinganire nabanje kugira nyine buringanire andi agenda ukwiriye igikombe mu gasobanuye ndangije nongeraho ari nayo tuba dutwikisha ni directrice wagasobanuye abakobwa bazaza bansangamo bazaba baduwayene baba cheftaine ariko tukira aho ngaho kuri directrice wagasobanuye directeur ninde directeur we nabonaga ari yanga ubu ngubu ntago mwari mwatora mutora tuzababwira ariko byo nibyo koko hari filime wigeze wasobanura ikaba yaramenyekanye mu matwi y'abantu bagiye bagukurikirana nka filime yatumye abantu mbona feedback ku buryo umuntu anyandikira akambwira ati kabisa abantu banguriyemo fanta muri iyo filime bayita Man in Veil umugabo mu gatimba harimo umuhungu bita Rukundo abantu barayikunze pe niyo filime abantu bagiye banyandikira bambwira ati twara yari Nyakoreya amafilime yawe nagiye nkurikirana ko ijwi ryawe numva risa nirita wagira ngo n'umugabo afite hari ukuntu bihindura kugira ngo wisanishe n'abagabo oya urumva ukuntu ndi kuvuga ongeramo base nyine gake kugira ngo bitavuga nka radio nyine muri mixer uhita risa nirihindutse ukuntu ariko uri kunyumva reba ugiye nko kuri YouTube channel yanjye hariho filime yanjye nashyizeho wahita wumva kuri kuvuga nyine tuvuga kimwe wenda ugashiramo uvuze nkushyizemo base ntoye Ndabaga w'ikigali waduhaye agasampo gatoya cyane ukadutwikira abantu bakumva Ndabaga bajyaga bavuga cyangwa se twabazaniye akantu gatoya cyane wabajyana kuri YouTube ahiri wenda sibyo byiza juste kugira ngo bajyeyo bagomba gufata akantu k'agasampo bavuga ati urabona nko mu kogeza umupira ushobora nk'iyo umuntu arimo kogeza umupira atavuga ngo aramanutse aragiye aha akantu nkako ngako suko ze nyine ubwo nawe tukaba turabatwikiye alright okay ni Ndabaga w'ikigali mbibutse ngo uyu munsi ugiye kura filime bise The Invitation ni ubutumire mbibutsa ko kandi filime yahuye na Unique directrice wagasobanuye burya ngo agaheri kaba kahuye n'umushimyi ndaje mbarikiremo kano karirimbo ubundi tugaruke tubikore umuceri tuwumene Chakos. Bakunzi wa RINGA TV SHOW uyu munsi ibintu n'umuriro nabaho cyokora Chakos ako kana ndagira ngo babwire tutari twarenga aho hantu YouTube channel yawe yitwa ngo iki kugira ngo abantu bose bagukurikiranye cyangwa se bakurikiranye RINGA TV SHOW nawe bahite banyarukirayo barebe yuko ibintu turimo kuvuga ntago RINGA TV SHOW ntago tujya tubeshya ibyo tuvuga n'ukuri ndagira ngo tubwire nibanyarukire turebe urandikamo kuri YouTube wandikamo Ndabaga w'i Rwanda ugasiga kanya ugatandikaho directrice wagasobanuye iyo bikanze ntahita haza filime ya Turkiya nakoze bita Story in Life ubuzima bwibwe cyo korora directrice kabisa nanjye ndabikora directrice kabisa abandi ni itara y'agatwiko abafite impamvu abandi bazaza hari abo wigeze utraininga oya nta muntu ndatrain hari abanyandikiye ariko nsanga baracyara abanyeshuri bari muri secondaire bagasa nabitinye umwana wanyandikiye Tarasheri yaranyandikiye arambwira ngo akunda gusobanura ariko arambwira ngo aracyari kwiga namubwira ati nimba uburyo wabifatanye ubwo waza nkakwerekera ukambwira ururimi wiyumvamo ukaba arizo filime uzana nyine ugasobanura reka duse nabinjiye mu murimo cyangwa se mu mwuga nyirizina byatangiye biti
ese warabyutse urarota ubyiyumvamo ni impano Imana yaguhaye uraryama ukangutse wumva ukwiriye kubyuka ukagenda ese byaje bite ntago nahita mbeshya ngo babandi bavuga ngo natangiye iki ngo mfite imyaka 8 ntago byo wapi buriya kera niyumvagamo no kuririmba ariko noneho n'udusobanuye naradukurikiranye buriya naradukurikiranye cyane noneho sinzi ukuntu nicaye ndavuga ariko se hari umukobwa usobanura ubaho ati wapi none se bajya babaho ngo wapi ntibinabaho none se hari uwabigerageje basi ngo hari uwabikoze ariko nyine yabonye ko atari akazi ke ari ak'abagabo arabivamo ndavuga se ubwo n'ukubera iki ndavuga ati ngomba gushaka uburyo mpinjira hari ahantu nkareba koko nta mukobwa wabikora nkareba iyo mikoro umugabo afata ukuntu ayifata nge ntayifata ukuntu avuga nge ntavuga nuko nyine birangira mbonye umuntu bimfashamo wari ufite ibyuma yari afite umusobanuzi ukorera iwe bita Didier yakunda gusobanura filime z'ibihinde ndakeka bamuzi arantraininga arambwira ati bavuga gutya urihuta mu magambo kera byabanje kwanga bikananira nkajya gusobanura nkugira nkataha nkabireka bisaba kubuzi icyongereza cyane bisaba kubuzi igihinde bisaba kuba kuko hari filime tubona inyinshi zikinwa mu ndimi zitandukanye bigenda bite ubyitwara mute mu gihe byaje mu ndimi nka ziriya nibura bisaba ubuzi ururimi rumwe rw'amahanga ibe France ibe English cyangwa igishinwa cyangwa igihindi ku buryo nubona iyo filime tuvuge ngewe nisanga mu cyongereza muri English cyane nimba ngiye gusobanura ishinwa iriho subtitle z'icyongereza nimba we wumva France ushyiraho subtitle z'ikiza France urabizi ko byateye imbere ziba zihari nuko bigenda kugeza uyu munsi wa none hari abantu bashobora kwibaza ngo mbese gusobanura filime bishobora gutunga umuntu Ndabaga w'i Kigali gusobanura filime biragutunze ubu kubera nsa n'umuntu ukiri gukora ikintu wenda kitigeze gikorwa biragora ariko agasobanuye kagutunga kandi urabanzwa kinjiramo abantu bakakumenya ku buryo n'ubwiye ati ndasobanura nshaka kukwamamariza akumva ko kuzwi nyine ibintu bye byagera ahantu hakomeye inzitizi ziba zihari nuko umuntu aba akiri kubikora harimo abavuga ati wenda nta nubwo nayireba filime ye kuko nyine kwa kundi igitsina gore hari ukuntu hari abantu babipinga pe hari n'umuntu wigeze kumpinga twicaranye ariko atazi ko ari njye nkitangira kera uretse izo nzitizi naho ubundi kagutunga dukurikije abo twagiye tubona cyangwa se abababanjirije mugenda mubasanga batangiye ari abasore biza kurangira ari abagabo ubu bafite n'ingo zabo kandi baritunze kandi bigaragara cyane ko agasobanuye gashobora kugutunga nibyo donc ni umwuga ushobora kuba wagutunga iyo umazemo igihe yuhaye umwanya birashoboka yuko wagutunga cyane rwose ndagira ngo nkubaze akabazo gato cyane ushobora kuba wamara igihe kingana iki kugira ngo gatangire kugutunga urimo kugakora buriya baravuga ngo icyawe ntaho kijya ushobora no kumara imyaka 30 wenda usobanura gusa nta n'ukuzi urumva ariko bavuga ati wenda ni unique ariko ukaba utaye kuko twagiye tubona hari abayise bajya hejuru ariko hari abandi babitangiye kera bagicecetse ubwo wenda sinzi ukuntu kugira ngo umuntu abe umusuperstar mu gasobanuye bisaba ko akora iki ngiye mbona ari guhanga udushya innovation uyu muntu arasobanura nyine nkaryoherwa nyine ntubasinzirize banga umuntu basinzirize kugira ngo convaincre abantu bagukurikiranye cyangwa ukunda kujyana na filimi zawe ukora iki kugira ngo tugukunde kugira ngo tugukunde twe turi gukurikirana filimi zawe wowe ukora iki iyo wicaye afite ndashaka nuko bidakunda kugira ngo unyereke kuntu uba wicaye utangiye gusobanura uba wicaye ute ese urabanzuka nta cyokere nta bwoba ntaki hanyuma innovation ako kantu uba witeguye gushyiramo kaba ari nk'agaki kugira ngo
ibyo ugiye kuduha bise n'ibizajya bituryohera kuko ikintu ugiye gukora kiba kizarebwa igihe kinini cyane ntabwo ari akantu umuntu areba uwo mwanya n'imyaka myinshi rero kugira ngo dukomeze twumva uburyohe ni akahe kantu cyangwa se ubigenza ute ngewe iyo ndi gukora filime buriya iyo ndi gukora filime bisaba mbe nishimye kujyaho ninza kuvuga nkabona akantu gasekeje nyine nsekane nabo ku buryo hari n'umuntu ureba filime akishima none niyumva nsetse nawe nyine abone ko ibyo bintu bisekeje bacaka nyine filime niyo barize nawe nimba barize nyine manukana nabo agahinda ukumva ko mpise njya mu gahinda nyine iyo ndi gukora filime innovation numva nshyiramo ngerageza kwisanisha nabo nimba basetse nimba hari uwasinze mvuge nk'uwasinze urumva ku buryo nyine njyana nabo kandi ngiye nkunda guseka muri filime wenda keretse za kera kwa ko nari ntarabimenyera numva bikinteye ubwoba ugasanga sinseka ndavuga ibintu uko biri pe ariko sinseka ukajya ndimo ndakuganiriza wenda ariko noneho nkubitamo ku buryo wumva ko filime nahuye nayo nkabana abakinnyi ba filime nkabita amazina y'amanyarwanda kugira ngo Oscar naza kwiyumva ahita avuga ati Oscar arimo arabigenza ate muri iyi filime niko kantu mukoresha kugira ngo umuntu yisanishe kuko hari nk'ibyo yanga yajya agakoresha akavuga amakaritsiye agenda avuga amakaritsiye y'inaha i Kigali na hano mu Rwanda naho ubundi bindi waruvuze ngo uba wicaye ute ushobora gutangira umeze gutya bikarangira umeze gutya uko nibagiyemo nka action biyo bishobotse uranahaguruka aho ntabwo mumera nk'abafana bajya gufana umupira ku kibuga ukabona umufana uko umukinnyi atera umupira nawe arajyana nawe akagenda yajya gutsinda igitego ugashiduka umufana arimo arakubita abandi nimba natangiye gutya mvuga ati mukurikira amagambo mwitonze kugira ngo tugendane iyo hagiyemo action ku gipfunsi ntabwo nyine uguma muri wa mwanya watangiranye urashaka ukundi kuntu bigenza ku buryo wirekura cyokora uri Ndabaga koko uri unique kugeza uyu munsi wa none ntekereza yuko nta bandi bakobwa bari bafata umwanzuro wo kuza mu gisata cyo gusobanura filimi ari abakobwa simbizi nimba bahari uyu munsi wa none twavuga ngo baratangiye kuko wenda hari ababigerageje wabivuze bageraho bakananirwa sinzi rero muri babandi babigerageje byibura haba hasigayemo bangahe kugeza uyu munsi muri bangahe nibura ikintu ni ukuvuga ngo mbimazemo imyaka 2 n'igice urumva ko ntangiye nabigize umwuga yego hari n'undi nabonye mushya bamwita Queen ubwo wenda nta kwezi cyangwa amezi 2 arabimaramo ariko buriya nihashira nk'umwaka n'igice bisaba nyine kutava kwizima nawe ubwo wenda azaba yabaye umwe mu bantu b'igitsina gore basobanura uko ushobora kubijyamo iki cyumweru ukavuga ati sha biranze ukagivinga up nyine ariko nawe nabonye aha doyen arahari watangiye kubona ba doyen naramwumvise kandi ni byiza kuba nawe yarashiritse ubwoba basi reka tuzamwite animatrice it's okay ukurikije audience cyangwa abafana bawe ubona abenshi ari abahe abafana buriya iyo ngeze mu Nyakoreya igitsina gore ndakiharira najya mu Nyamerika ugasanga abagabo barambwira ati kabisa kuri abo Nyakoreya nabonye zikundwa n'igitsina gore cyane ko haba harimo life y'ubuzima abantu babayemo biriya bintu nyine kunda kubona ari igitsina gore birashoboka ko wasobanura filimi iri mu Kinyarwanda ukayishyira mu Cyongereza iri mu Kinyarwanda nkayishyira mu Cyongereza nabishyizemo ubushake nabikora kuko n'ubundi icyo nsobanura n'Icyongereza shyira mu Kinyarwanda hari impamvu nkubajije ako kantu kubera yuko hari abafana bacu cyangwa se hari abakunzi bacu abakunzi ba RINGA TV show kubera yuko RINGA TV show igitambukaho amafilime cyangwa se amashort movie mu rurimi rw'Ikinyarwanda kandi hari abakunzi dufite bumva ururimi rw'Icyongereza so bakatubwira bati ko dukeneye gukurikirana izi filimi izi seri mu rurimi twumva kubera iki
mutadushakira uburyo tuzajya tuzumva. Niyo mpamvu nari nkubarije, ariko mbarije n'abafana bacu, mbarije n'abakunzi ba RINGA TV Show nimba ibyo bintu koko bishoboka. Ahubwo ubwo ngubwo ndumva nyine igisubizo cyabonetse. Igisubizo cyabonetse. Ndabaga w'i Kigali agiye kubana Ndabaga kuri RINGA TV Show. Urabyumva gute? Ntacyo mfite cyo kuvuga uko yamenye. Ntabwo yakwemeje wenyine, yemeje abantu bose, yemeje abakunzi bacu, kandi ntabwo twareka kuvuga yuko umurimo urimo gukora ni umurimo mwiza. Umurimo mwiza, courage. Ndabizi neza yuko hari aho bizatugeza, byanga bikunda, hari aho bizakugeza. Turimo twinjira ku musozo, ndagira ngo utange nimero. Kugira ngo uvuge nimero yawe nimba ntacyo bigutwaye. Abanze abake. Jewe muhaye uburenganzira. Sibyo? Utange nimero nimba ukeneye ko hari abantu bazakugeraho. Ariko niba guhamagara ari benshi uzihangane. Biragoye gutanga nimero. Kuvuga nimero ushobora guhamagarwa n'aba bantu. Ahubwo wowe urumva wakora iki? Urumva watanga nimero, urumva wavuga ahubwo bazajya bajya kuri YouTube. Numva byaba ari byo bisobanutse, kubera yuko hari abarimo kukureba bakibwira yuko ukiri umwana uri aho ngaho gutyo gusa. Na babandi bahamagara badafite gahunda ugasanga bibaye nibyo bakoze. Rero niyo mpamvu rimwe na rimwe twirinda kuvuga nimero z'abantu, cyane cyane iyo twabatumiye kugira ngo batazajya batesha umutwe. Rero wowe platform uyibaho, social media uzibaho, urumva gutanga nimero yawe byoroshye? Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, hari igihe hari umuntu aba yarashyizeho yo kwamamaza atari njye yitabwa n'undi muntu, ukamunyuzaho nyine ko ukeneye kwamamaza. Ko ndabizi ko ibyo bibaho. Yego. Ko hari abantu baba bashaka kugira publicité bakaba bakubwira ati twamamariza. Ubundi abo nibo yitaba. Nibo ubishinzwe nyine. Yes, iyo nimero nta kibazo uyitambukije, kubera yuko abakeneye kwamamaza baguhamagara ukabamariza kuri filime zawe. Yes, nta kibazo wayitanga. Iyo kwamamaza yo ni 078 63 75 26 sinjye uyitaba, yitabwa n'umuntu wanjye nashyizeho kugira ngo nyine abo batesha umutwe nyine batagira. Ariko iyo ari gahunda ya business ifatika turavugana, arakumpiye numva ari ibintu bizima. Urumva gusobanura ukuntu ari byiza. Umuntu atangira kugira na personal security. Noneho hakaba na social media, Instagram. Ni Ndabaga akarongo gutya, akarongo ko haza. Agasobanuye. Ndabaga agasobanuye kuri Instagram. YouTube yo nayivuze ni Ndabaga Rwanda, directrice wagasobanuye. Ni ibyo Fibio. Bakunzi ba RINGA TV Show, reka dusoreze hangahe ikiganiro tubabwira tuti mukurikirane social media zacu. Mukurikirane social media yaba ari RINGA TV Show nibisanzwe ndetse na Ndabaga w'i Rwanda. Nawe tumukurikirane kubera yuko arimo arakora ibintu biri unique nk'izina rye. Ni byiza rero ko tubashyigikira, ni byiza ko dushyigikirana. Ikibazo cyane turimo tugana ku musozo. Famille yabyakiriye gute? Famille ese baragushyigikiye, barakurwanya, byagenze gute? Nta nubwo ntawe nigeze numva avuga ngo ibyo bintu simbishaka. Ahubwo barabise wabishobora. Muzehe arambwira ati si ibyo bintu birakomeye, ni nko kogeza umupira. Urumva, ariko we ntago yigeze yumva ko hari abumvaga ari ubushizi bw'isoni, ari ubushizi kuba igishegabo, ariko ntago ari cyo bivuze. Biragoye kubona umwana w'umukobwa wafashe initiative agahagarara mu rugamba rw'abagabo kandi ari umugore cyangwa se ari umukobwa. Byashoboye Ndabaga, ariko uyu munsi wa none Ndabaga tuzi mu mateka, uyu munsi wa none hari abandi bandabaga bagiye bavuka nkuko nawe urimo. Rero ntabwo ari ugushira isoni, niko ntekereza. Ntabwo rero babyakiriye nabi, babyakiriye neza. Ahubwo baravuga ati kabisa, babanje gupinga filime zanjye ugitangira, hari ukuntu uvuga ukuntu bisekeje. Ariko ubu mama wanjye
nyine nizo areba abaturanyi nizo nyine nibura umaze kubona ko bimaze gufata urundi rwego kugira ngo umuntu umwigishe mu training byasaba igihe kingana gute mu training ukwezi kumwe aba yabishoboye kuko icyumweru kimwe ari igihe ahita yigendera kubera ubwoba iyo ufashe mikoro gutyo uratitira iyo ari ubwa mbere kugira uzayimenyere ni ukwezi nibura ku muntu ubishaka atari kuryoshya ngo avuga ngo ni iki umuntu ubishaka ukwezi abakobwa babuze akazi twakabonye si n'abakobwa gusa n'abandi bose ari akazi nyine babikore nk'ikintu bumva bashaka kwereka isi cyangwa u Rwanda wenda bavuga kubaka umunwa nukubaka umunwa nukubaka amafaranga iyo umuntu ari mu kazi aba arimo kubaka amafaranga ubu konte mu minsi irabyimbye mu minsi itangiye yes reka dusoreze aha ngaha tubabwira ngo gukora like gukora subscribe gukora share gushyiraho comment ni ibintu byiza cyane kuri twebwe bituma dukomeza gukomeza kubashakira cyangwa se kubagezaho ibiganiro bitandukanye hanyuma turimo tugana ku musozo sinzi niba hari icyo ufite wabwira abakunzi ba RINGA TV SHOW n'abakunzi bawe by'umwihariko hanyuma tukinjira ku musozo dusezeraho abakunzi bacu icyambere ndashimira abafana banjye nta mufana urambwira nabi hari abantu babeshejweho no kuba bakwandika bavuga ati wowe kaba yagutuka ariko ndabashimira ko abafana abareba filime zanjye bagira discipline kandi ndifuza ushobora kujya kuri Instagram aho nababwiye Ndabaga gasobanuye kaba wambwira ati wenda hari ikintu dushaka kuhindura ndabikunda nkundunenga akanambwira tubikosore gutya nta kibazo wanyandikira ukambwira ati ndanenga iki cyangwa jya wongera ijwi jya ugabanya hano ijwi wenda ndiya kunenga nyine kandi ndabashimira kandi ndanabakunda wow arabashimira aranabakunda natwe turabakunda turabashimira ikiganiro nakagaruka ciao ciao kora like subscribe share comment ibindi ibindi ni ibisanzwe